Kangusuhuze kandi nguhe ikaze kuri mbiri. Uyu ni wa mwanya twahariye agace k'amafaranga, nyine uyu ni wa mwanya twahariye gukorera amafaranga business online. Ndagira ngo mbwire yuko rero uyu munsi tugiye kurebana uburyo twabikura hano muri Li-Auto. Ino Li-Auto rero ikaba imaze iminsi myinshi, iminsi itari mikeya iri gutanga amafaranga rwose. Imaze iminsi itari mikeya dore yuko imaze hafi ukwezi kurenga, ariko nanjye nyimazemo icyumweru n'igice nyine ndi kuyisuzuma. Ntabwo nabaha ibintu bitizewe cyangwa se biri scam. Niyo mpamvu nanjye nyine mbamaze iminsi ingana n'icyumweru n'igice ndi kuyisuzuma ngo menye koko niba ino business itari scam. Reka tubikurane rero. Aya mfite kuri balance urabona ko ari 2300. Tugiye kuyabikurana turebe ngo biradutwara iminota ingahe kugira ngo abageze kuri balance. Nuko yabikura urabona ko minimum ahangaha ni 5, twebwe turayarengeje. Bishatse kuvuga yuko tugiye kubikura baradukata 20%. Ubwo nitubikura 2300 turakuramo nk'icya840. Ngira ngo urabibona, turakuramo 1840 niyo ari buze kuri balance yacu kuri Momo nyine. Aya ngaya ni ari bujye kuri Momo yacu. Nkuko bireba hari nandi nagiye bikuza, urabona ko ku itariki 20 nari nabikuje, ku itariki 18 nari nabikuje, ku 17 nari nabikuje. Ngira ngo urabibona nyine nkuko uri kubibona ku itariki 15, ku itariki 14. Ngira ngo nawe uri kubyirebera hano. Ngewe ubwo kuri 14 nibwo nari nagiyemo. Uyu munsi turi kuri 20 na zingahe, urabyumva nawe icyumweru n'igice nyimazemo yose hamwe maze gukuramo. Ngira ngo yabona maze gukuramo 11 birenga magana ngahe. Mu by'ukuri njye naguze uyu mugabane mutoya ureba hano w'ibihumbi 3. Naguze uyu mugabane ureba wa mbere ahangaha w'ibihumbi 3, ariko maze gukuramo arenga ibihumbi 11. Nawe hano waza ukagura ibihumbi 3, waza ukagura 7, wagura 15. Hano nyine biterwa wowe nuko n'igishoro ufite nyine tu, nuko wibashije. Wa 40, 80 wagura ibihumbi 200, wagura ibihumbi 500, wa miliyoni ebyiri. Shaba imigabane nyine myinshi kandi rwose itanga agatubutse, kuko urabona uramutse utanze agatubutse nawe uhabwa agatubutse, birumvikana. Of course ayo utanze nyine ni yakugarukira. Hano rero hakabamo akandi kantu ka daily check-in. Abona ko ngiye nkoze iminsi 9, nakoze daily check-in iminsi 9 nkuko nabikubwiye. Hano mazemo icyumweru n'igice, ubwo ni icyumweru kirenga hafi ibyumweru 2. Urumva rwose turi kugenda tuyakuramo gake gake. Nawe ahangaha nta kindi bisaba, aya yose nawe wayatunga kandi akaba inyungu zawe, nta kintu bigusabye. Hano rero reka tunyarukire muri groupe. Iyi ni groupe service nyine abantu bose abanyamuryango duhuriramo. Urabona ko urebye hano hejuru munsi y'izina rya groupe hari umubare w'abamembers barimo. Uzamuye usikororinga gate umanuka, ngira ngo urabibona ko n'umuyobozi hano muri groupe abarimo ari kugenda atuganiriza gake gake, natwe tumusubiza, tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye kandi nawe akadusubiza rwose. Hari abantu rero bagenda bakavuga ngo siporo ngo naba scam, ngo nibiki nibiki, ngo ibiceri ngo nago biza ibintu nk'ibyo ngibyo. Njya bibona hirya no hino hano ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi, ngo boro ngo ni scam, ngo ibiki nibiki, ngo nago itanga ibiceri, ngo nago ngigira gute. Ngewe nguhaye iminota itarenze 4, ngewe nguhaye iminota itarenze 4 cyangwa 5, amafaranga rwose abageze kuri simukadi yawe kuri Momo. Ngira ngo nkuko ubibona n'ubundi kano gataburo ndi kukwereka, kano gataburo kagaragaza n'ubundi bya bintu twavuyemo, hahandi twavuye n'ubundi hamwe twavuye. Nakwerekaga ibiciro nyine uko washora 3, ko washora 7, n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nkuko mbikubwira nyikubwira ngo nguhaye iminota. Reba kuri Momo, reba kuri Momo no kuvuga ngo amafaranga yagezeho kare cyane mu yarubika. Nkuko nabikubwiye dutangiye kuri codinga iyi video, nta minota 4 ishize haciyemo nk'iminota ibaye myinshi n'ine. Ngira nkuko ubibona, reka mbikwereke neza. Mu minota 4 gusa turi kuri codinga iyi video, tumaze kubikuza, ndagira ubwire yuko amafaranga yatugezeho yageze kuri Momo yacu. Nkuko bireba amafaranga yageze kuri Momo, twari dukuyeho 2300, bagomba kudukata 20%. Ayagombaga kutugeraho rero nkuko bibona hano yari 1840. Yageze kuri Momo yacu, byabaye success. Nkuko bibona byabaye icyatsi kibisi, nago bikiri processing. Amafaranga yageze kuri Momo, twamaze kuyakira. Ngira ngo received wayibonye, amafaranga twamaze kuyakira yagiye mu yandi. Kandi nkuko nabikubwira urabona yuko naga ari ubwa mbere ngiye nyakuyemo, si n'ubwa kabiri. Ndagira nkubwire yuko rero ugomba gushirika ubute nawe ugakuramo ayawe, nta kindi kintu gihambaye bigusabye. Ndatekereza waba uri umujene ntabwo wabura 7,000 cyangwa se 3,000. 3,000 ntabwo ari menshi kuba wayabyaza. Yani ngewe urabona ko narayakubye kenshi cyane rwose. 3,000 ahangaha kuza ugashyira 3,000 hano bakajya bayaguha gake gakeya, ntabwo ari ibintu birenze.
Reka ngushimire rero, reka ngushimire wowe twari tubanye muri uru rugendo, nzajya nkomeza mbagezeho gahunda nzima zitanga ibiceri gake gake. Ikindi uraza kujya aho hasi muri komanteri ndapiningamo link yo kwiyandikisha. Ikindi dufite groupe ya WhatsApp n'ubundi duhuriramo.